Emile urabizi kama kanya urabizi ngo nakoreye Team Secret nawe siyo wabaga niyo nabaga Team Secret barayikoreye baranze ninje wabaga ndi MC ku Team Secret ku modoka kurare ariko hari ibintu byanarebye uzi Poro Wanzovu actually kandika ntanaje kuri Poro Wanzovu baravuga ngo umuntu w'abantu ariko umuntu w'abantu kuko turi nje nawe katubari umuntu twese katubari turi inshuti y'umuntu umwe yareba tungana arabona wenda avuga ati Benjamin ni umuntu wanje cyane nanga Emile ni umuntu wanje cyane sibyo so nje nagiye kukibaramo nagiye kubona mbone Poro Wanzovu yaravuze 2031 abari kumviriza babihamya yarageze avuga ati 2031 so 2031 turemera turavuga uti katumenye na Team Secret ibenda nitwe twarifashe ariko ko nagezaho nagiye kongera kubona mbone sinzi cyabayeho mboneho narebo wacu hategeka Poro Wanzovu aravuga ati no I'm coming in 2026 Emu Pixel Municipality 2026 actually nomeje kugira ngo ntabiri serious actually nanje by the way byaranejeje kubera nabonye 5 years ni ikintu kinini kugira ngo utegereze imyaka 5 ni ikintu kinini you never know wasanga wenda narapfuye nanga nta kintu nanda kukikubwira icya mbere tuvuze ngo dutegereze imyaka 5 nta umenya ejo hazaza you can't predict life neda hawashobora so nanje nk'umuntu uzi nubwo nandi Team Secret of course Poro Wanzovu yaza no mu NRM mu primaries nenda mutora tana kagiye ku Team Secret nanjye yaza mu primary nenda mukorera abantu bose ugiriya hanze yakisoro abantu bazi Poro Wanzovu ibyo akoze n'ibintu byinshi ikindi ni umuntu w'umusore ariko ugiye kumureba afitingaga mu basore mu basaza mu bagabo mu bagore mu bana buri umwe ahamwe hose afitinze reka nkubwire hari ahantu wanageze sanga hari umukecuru wambwiye ati ariko ngo Poro Wanzovu ni wuye ntabwo amuzi ariko namubaje nti umukecuru ntabwo muzi ngo ntabwo muzi ariko ngo uwo mugabo nanga ni uriya watujanye Kibeho uzi niwe akundaga abakatolika baramukundaga cyane kandi ni umuprotestant ariko ntari abakatolika gusa ni umuprotestant ariko I didn't know ni umuprotestant ariko abakatolika bamukundaga no kurusha abaporoso by the way kuko babonye nta mutima mubi ni umugabo utavangura zino basi za Nzovu niwe director wa Nzovu Bus Company izo basi za Nzovu zose zo murebaga afite basi zigera nko mu basi 500 nika basi zigera mu 100 ariko afite nindi yitwa yanditseho UBE iyo basi niyabaga ari kuvuga so abantu bageragaje kumubona abenshi utarebye basi yanditseho number plate UBE tawamubona 37 something yes after basi nyinshi zigira nko mu 100 anyway tutagiye mu bya basi let me tell you uyu Poro Wanzovu abenshi tumuzi hari abamuzi hari n'abatamuzi ariko nje Poro Wanzovu kuva uko muzi ni umuntu ufashaga icyo ngicyo nakibonye yuko afashaga ako kantu turakoze ukavuga none kureba haro muno muri Kisoro dufitemo benshi actually na ba politician barimo ntabwo ari kuvuga kuba iki nanga iki ugasanga umuntu kugira afate n'igihumbi just akigura ni ikibazo ashobora kuba yakigura ariko kandi uri mu kibazo ariko yamara kukiguha akayisigara babaye ariko ibibazo ati izi sente zanjye zipfuye actually nakundiye Poro Wanzovu mutere nta sente nyinshi afite abantu bari kumviriza ndi kubabwira anti Poro Wanzovu abantu bamwikundiraga just kubw'umutima gwe ntashari n'umujinya subizi ndabizi ariko umutere yafite nubwo za mitware ebyiri mu mufuko ari zo gusa ashobora no kuvuga ngo zose kanzigushiririyo ariko muri kibazo cyawe muri kibazo cyawe wagasigara nta n'ijana ryafite mu mufuko
that's why dushaka kugira ngo tumushyire mu parliament abanye n'abandi kugira ngo akomeze afashe abantu. Reka nkwereke njyewe abundi abantu ndi kuvuga nti babyemere njyewe ndi ku team security nakibabwiye kandi kugisubiramo by the way. Kano kanya ndi commander wa team Paul Nzovu. Why kuki bampise mu ngombe commander nanje ndi umuntu wo yes kayimbanye na Paul Nzovu tubanye neza muri bimwe byatumye mvuga nti andutira nubwo babandi bo kuvuga uti ngo twakoze ngo twafashe ibendera nje nagiye ku team Paul Nzovu kano kanya ariko Emile sanku wajanye n'iryo bendera kano kanya riri mu team Paul Nzovu turi naryo mu team Paul Nzovu kizagutangaza ubonye akaruru team Paul Nzovu intsinzi yo ni ya Paul Nzovu akaporo urabirebaga hari abantu bazi ejo nagezemo hari abantu nanindi nabo I was very surprised nabageze baramya ngo umva Emile Paul Nzovu ni wowe kandi icyo nari ngiye kubabwira ariko ntabari bazi ko ari cyo kinzanye ariko bantanga kubi Birikari ubururu bwa NRM primary zazirimo abantu batatu ariko kano kanya kumva ngo hari kugaruka umwe muri abo batatu babiri Fragabera uriya ntari kuza so abantu buriya umuntu utari kuza umuntu wo gutwara Paul Nzovu ikiza bari abantu buriya muntu utari kuza nabo barabizi ngo Paul Nzovu abantu Paul Nzovu abenshi muri komutari turamuzi umuntu arashoboye baza wo gushobora ntari se no hari se reka nkubwire uvuze gutyo ari kandi ko nibutse uzi uko ari nje ubazanya kandi ko kuvuga ngo arutisente ubona ndi kuvuga uramukenze kuki musekurete ariko abantu bose ndabizi n'ubu bari kwibaza kuki navuyeyo nagiye gusanga abantu benshi bashobora kuba bazi ngo maybe twakurikiye ariko twakurikiye n'uwo nagiyeho uzi ko arutisente arutisente twamukurikiye kubera one yes sent by the way yes ariko cyatumye tumukurikira tumuzi neza ni umukozi akora ukashoboye hayafasha buri umwe nta muntu asubiza inyuma niba Paul Nzovu abantu benshi bamuzi ntawe wamuterera yananirwa kukuyamba sibyo abari kumviriza babihamya akuburi mu kibazo ukamusobanurira bimeze gutya na gutya immediately ako kanya aragufasha badafite uburyo arashaka uburyo yes icyo namukundiye uri mu kibazo tayakureka ngo ukigumemo at least niyo yaba atagishoboye yakuyamba kucorohereza yes icyo nico nje namukundiye umukozi uramugabona naze tukamuhempa abantu bamwe bari kundeba bakavuga ati navuye ngo ku muntu w'abantu niyo nagiye ko ari umuntu w'abantu manya buri umwe n'umuntu w'abantu wabikenze tari buri umwe manzi unyumve neza buri umwe n'umuntu w'abantu ariko hari uwo bagutuma ukazana ukavuga ngo uyu ni umuntu w'abantu ngo uyu ni muzima yes icyo uragikenze na nganto gikenze Paul Nzovu uwo njaho ndi kuja hose ndi kumva uwo Nzovu yafasheyo nagize n'ubwoba nagize ngo ninje gusa muri inyuma ariko ndi gusanga iriya bavuga nti iyo iramubyara za Gasezi Ndiro Nyamirima Nyaruyaga Kisorohiru Mikingo hose ndi kumva ari Paul woye